Turashima Imana cyane. Uyu munsi tugiye gusoza inyigisho zacu ku minsi ya nyuma, twiga kugaruka kwa Yesu. Ariko niba ari inyigisho ikomeye cyane, biriya bindi twigaga byo biroroshye kuko abahanga bose babyemeranyaho. Iyo uvuze Antikristo, isura ye, uko azaza, uko azaba ateye, nta hantu uzabona rwose abahanga babijya impaka, barabyemeranya, babyumva kimwe. Iyo uvuze umuhanuzi w'ibinyoma uzaza akayobora idini ihuriweho n'isi yose, babyumva kimwe, uretse ko bamwe na bamwe hari aho banyuzamo bakemera ko azaza ariko bakamwita amazina tutaramenya uwo ari we. Aho ngaho ngira ngo niho bitandukanira. Ariko noneho ibyo tugezeho, kugaruka kwa Yesu, ahangaha muri teoloji niba hari ahantu hari impaka zananiranye, zabuze gica, kuko turaza kubibona abantu barimo amatsinda atatu, kandi abantu b'Imana b'abahanga basobanutse, basomye, bafite za PhDs, ariko ntibabyemeranyaho. Kuko ibintu bibiri batemeranyaho: bamwe bafite pozisiyo imwe kandi bakayidefanda, bakayihagararaho rwose, bakayirengera, bagatanga n'ingingo, bakayisobanura. Ni ikintu cyitwa imyaka igihumbi, kwimana na Kristo imyaka igihumbi. Ikindi batemeranyaho, kandi abantu bakunda cyane, muzumva hari n'indirimbo zahimbwe, ni ukuzamurwa kw'abera, icyo mu cyongereza bita rapture. Bakakubwira ati twebwe tuzazamuka, abisi bibaza aho twagiye, shoferi wari utwaye tagisi babona aragiye, ababyeyi babaze ngo abana bacu bagiye hehe, abana babaze ngo ababyeyi bacu bagiye hehe. Ikintu cyitwa rapture nyine hari abantu babyigisha rwose ukumva nawe wahita ugenda, ariko nanone kigibwaho impaka kugeza uno munsi abantu ntibaracyemeranyaho. Uyu munsi rero ndagerageza kubaha pozisiyo zabo bose, hanyuma mbasige mu cyeregati nk'abandi bose, kuko nanjye ibyananiye abandi singiye kubabwira ko ari jyewe ufite igisubizo. Icyo nkora ndaza kubabwira nti mujye mwemera, mureke iby'Imana yahishuye bibi byacu, iby'Imana itahishuye wenda tujye tubijyaho impaka, tube tuzi ko bizabaho, ariko uko bizaba tutabyemera, tutabizi nako. Tubyemere ko bizaba, ariko twemere ko tutazi neza uko bizaba. Wari burya hari ibintu Yesu yagiye asiga ku bwende. Murabizi hari igihe abantu bamubajije ngo ariko tubwire ngo abakizwa ni benshi, ese nticyari ikibazo cyiza? Aravuga ati icyo kibazo mubajije ikibareba, mwihutire guca mu muryango ufunganye, kuko inzira ni ngari ijyana kurimbuka, kandi abayigendamo ni benshi. Aveti ntabwo yarashubije ikibazo cyabo, yaravuga ati ariko icyo kibazo murimo kubaza ni ikibazo cy'amatsiko gusa. Mwebwe nimwihutira gukora ibyo musabwa, muce mu muryango ufunganye, ibyo kumenya niba bakizwa ari benshi cyangwa ari bakeya ntacyo bizabumbura. Ubundi baramubaza ati ariko tubwire igihe cyawe kizaza ryari, uzaza ryari tubimenye? Arababwira ati mwirinde ntihazagire ubayobya, niba babwira ngo Kristo ari hariya ntimuzajyeyo, aho intumbiri n'inkongoro ziteranira. Mu yandi magambo bivuga ngo nintunguka ntabwo bizihishira, muzabimenya. Icyangombwa muzabe mwiteguye. Amen. Ibyo rero tugiye kwiga uyu munsi ibyo birakomeye. Nanjye rwose muri deba tuniga narasomaga, nkasoma umwanditsi umwe, nkasoma undi. Ikintu rero gishimishije cy'ibi bintu, iyo usomye abashyigikira kimwe nawe wumva wajyamo, wasoma abashyigikira ikindi nawe ukumva wajyamo, wasoma abashyigikira ikindi nawe ukumva wajyamo. Nabonye rero bincanze, mfata icyemezo, nkaba numva nibizagenda gutya cyangwa kuriya pfa kuzaba mpari. Mfite umuvandimwe wanjye wo mu Yehova, tujya tujya impaka, twazijyaga kera, nako ubu ntitugizijya, naramutsinze yarabyemeye. Yarambwiraga ati rero mwiwe, icya mbere muvuga yuko muzajya mu ijuru, twebwe tuzatura mu isi nshya. Icyo nicyo kibazo, upfa kuzaba uhari. Muri mushiki wanjye nimutura mu isi nshya, icyo nzi ni kimwe, aho Yesu azaba ari nzaba mpari. Nitujya mu isi nshya nzaba mpari, nitujya mu ijuru nzaba ndiyo. Icyangombwa wowe uzitegure gusa ujye ku murongo w'abazajya mu isi nshya cyangwa mu ijuru.
aho azatubwira kujya sinzakubura, ngo nkaho ndamurangije. Ati ariko muvuga ko Yesu bamubambye ku musaraba utambitse, twebwe tuvuga ko yabambwe ku giti kimwe. Icyo niyo kibazo ufite. Icyo nzi ni kimwe, Bibiliya ivuga ko yabambwe ku giti, cyaba cyari gitambitse cyaba cyari gihagaritse, icy'ingenzi nibyo yankoreye ku musaraba. Jya ubyizera gusa, ahasigaye nitugerayo azatubwira niba cyari gitambitse cyangwa cyari gihagaritse, kuko ntitwari duhari. Buriya hari igihe tujya mu mpaka z'imbura mumaro zitagombye no kudukerereza. Ibyo ngiye kubigisha uyu munsi nabyo muraza kubyumva impamvu ari uko bimeze. Mubanze mufate Bibiliya zanyu mu Byahishuwe 20, ariko turahera imbere ho gatoya muri 19, kuko nibwo byumva neza. Muraza kumva impamvu nanjye ngira gutya nkabogamira ahangaha, nakongera nkabogamira hano muri pozisiyo. Turashima Imana cyane. Uyu munsi tugiye gusoza inyigisho zacu ku minsi ya nyuma, twiga kugaruka kwa Yesu. Ariko niba ari inyigisho ikomeye cyane, biriya bindi twigaga byo biroroshye kuko abahanga bose babyemeranyaho. Iyo uvuze Antikristo, isura ye, uko azaza, uko azaba ateye, nta hantu uzabona rwose abahanga babiga impaka, barabyemeranya, babyumva kimwe. Iyo uvuze umuhanuzi w'ibinyoma uzaza akayobora idini ihuriweho n'isi yose, babyumva kimwe, uretse ko bamwe na bamwe hari aho banyuzamo bakemera ko azaza ariko bakamwita amazina tutaramenya uwo ari we. Aho ngaho ngira ngo niho bitandukanira. Ariko noneho ibyo tugezeho kugaruka kwa Yesu, aha ngaha muri teoloji niba hari ahantu hari impaka zananiranye zabuze gica, kuko turaza kubibona abantu barimo amatsinda atatu, kandi abantu b'Imana b'abahanga basobanutse, basomye, bafite za PhDs, ariko ntibabyemeranyaho. Kuko ibintu bibiri batemeranyaho, bamwe bafite pozisiyo imwe kandi bakayidefanda, bakayihagararaho rwose, bakayirengera, bagatanga n'ingingo, bakayisobanura. Ni ikintu cyitwa imyaka 1000, kwimana na Kristo imyaka 1000. Ikindi batemeranyaho kandi abantu bakunda cyane, muzumva hari n'indirimbo zahimbwe, ni ukuzamurwa kw'abera, icyo mu Cyongereza bita rapture. Bakakubwira ati twebwe tuzazamuka, abisi bibaza aho twagiye, shoferi wari utwaye tagisi babona aragiye, ababyeyi babaze ngo abana bacu bagiye hehe, abana babaze ngo ababyeyi bacu bagiye hehe. Ikintu cyitwa rapture nyine hari abantu babyigisha rwose ukumva nawe wahita ugenda, ariko nanone kigibwaho impaka kugeza uno munsi abantu ntibarakemeranyaho. Uyu munsi rero ndagerageza kubaha pozisiyo zabo bose, hanyuma mbasige mu gati nk'abandi bose, kuko nanjye ibyananiye abandi singiye kubabwira ko ari jye ufite igisubizo. Icyo nkora ndaza kubabwira nti mujye mwemera, mureke iby'Imana yahishuye bibi byacu, iby'Imana itahishuye wenda tujye tubijyaho impaka, tube tuzi ko bizabaho, ariko uko bizaba tutabyemera, tutabizi nako. Tubyemere ko bizaba, ariko twemere ko tutazi neza uko bizaba. Wari burya hari ibintu Yesu yagiye asiga ku bwende. Murabizi hari igihe abantu bamubajije ngo ariko tubwire ngo abakizwa ni benshi, ese ni cyari ikibazo cyiza? Nawe ati icyo kibazo mubajije ikibareba, mwihutire guca mu muryango ufunganye, kuko inzira ni ngari ijyana kurimbuka, kandi abayigendamo ni benshi. Abeti ntabwo yarashubije ikibazo cyawo, yaravuga ati ariko icyo kibazo murimo kubaza ni ikibazo cy'amatsiko gusa. Mwebwe nimwihutira gukora ibyo musabwa, muce mu muryango ufunganye, ibyo kumenya niba bakizwa ari benshi cyangwa ari bakeya ntacyo bizabungwa. Ubundi baramubaza ati ariko tubwire igihe cyawe kizaza ryari, uzaza ryari tubimenye. Arababwira ati mwirinde ntihazagire ubayobya, niyo babwira ngo Kristo ari hariya ntimuzajyeyo, aho inkongoro, aho intumbiri n'inkongoro ziteranira. Mu yandi magambo bivuga ngo nintunguka ntabwo bizihishira, muzabimenya. Icyangombwa muzabe mwiteguye. Amen. Ibyo rero tugiye kwiga uyu munsi ibyo birakomeye. Nanjye rwose muri deba tuniga narasomaga, nkasoma umwanditsi umwe, nkasoma undi. Ikintu rero gishimishije cy'ibi bintu
iyo usomye abashyigikira kimwe nawe wumva wajyamo, wasoma abashyigikira ikindi nawe ukumva wajyamo, wasoma abashyigikira ikindi nawe ukumva wajyamo. Nabonye rero bincanze mfata icyemezo, nawe numva nibizagenda gutya cyangwa kuriya mfa kuzaba mpari. Mfite umuvandimwe wanjye w'umuyehova tujya tujya impaka, twazijyaga kera nako ubu ntitukizigira, naramutsinze yarabyemeye. Yarambwiraga ati rero mwebwe icya mbere muvuga yuko muzajya mu ijuru, twebwe tuzatura mu isi nshya. Icyo nicyo kibazo, upfa kuzaba uhari. Nturi mushiki wanjye, nimutura mu isi nshya icyo nzi ni kimwe, aho Yesu azaba ari nzaba mpari. Nitujya mu isi nshya nzaba mpari, nitujya mu ijuru nzaba ndiyo. Icyangombwa wowe uzitegure gusa ujye ku murongo w'abazajya mu isi nshya cyangwa mu ijuru. Aho azatubwira kujya sinzakubura, ubwo nkaho ndamurangije. Atari ko muvuga ko Yesu bamubambye ku musaraba utambitse, twebwe tuvuga ko yabambwe ku giti kimwe. Icyo niyo kibazo ufite. Icyo nzi ni kimwe, Bibiliya ivuga ko yabambwe ku giti, cyaba cyari gitambitse cyaba cyari gihagaritse, icy'ingenzi nibyo yankoreye ku musaraba. Jya ubyizera gusa, ahasigaye nitugerayo azatubwira niba cyari gitambitse cyangwa cyari gihagaritse, kuko ntitwari duhari. Buriya rero hari igihe tujya mu mpaka z'imbura mu maro zitagombye no kudukerereza. Ibyo ngiye kubigisha uyu munsi nabyo muraza kubyumva impamvu ari uko bimeze. Mubanze mufate Bibiliya zanyu mu Byahishuwe 20, ariko turahera imbere ho gatoya muri 19, kuko nibwo ubyumva neza. Muraza kumva impamvu nanjye ngira gutya nkabogamira ahangaha, nakongera nkabogamira hano, muri pozisiyo 3 zirimo. Imwe yo nanjye sinyemera, ariko izindi 2 zisigaye zirangora. Muraza kubyumva nituhagera. Ingoma y'imyaka igihumbi no kuzamurwa kw'abera, topics 2 zijyanye. Hanyuma ndaza kubabwira icyo abahanga bavuga, hanyuma nanjye mbahaho mpagaze. Kuwa mbere utaha tuzagira umwanya w'ibibazo, namwe muzaze mwafashe pozisiyo mubisome neza. Ndabizi hari abantu bamwe bakunda gukora ubushakashatsi, muzagende musome ibyo bitabo mukora ubushakashatsi. Kuwa mbere natwe tuzajya impaka z'abanyaremera, natwe dufate pozisiyo yacu, ariko tuzavuge ngo hari n'iya 4 twabonye abiremera, twe twaravuze ngo bizagenda gutya. Why not? Umwuka ashobora kutuyobora natwe tugafata pozisiyo. Igice cya 19, so noneho ni finale, sibyo? Finale y'ibi ngibi 19 na 20. Turahera ku murongo wa 11 w'igice cya 19 mu Byahishuwe. Aravuga ngo mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri. Niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi. Ibisingo ni amakamba, ngira ngo kugira ngo muze kubyumva mutegera ngo ni ibisingo bya bindi by'ibinyoma. Nicyo bivuga mu Kinyarwanda cya kera. Kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarasi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga, ayaragize inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge bye mu muvure w'inkazi w'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi, abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'abushobozi n'iz'amafarasi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farasi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa uhetswe na ya farasi. Ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru,
afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare ikindi gihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babohora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ava aho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo yakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru batwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa n'abamuhanuzi b'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Amen. Umva aha rero, ibi bice nibyo birimo amayobera matagatifu. Abantu baribaza bati, muri ibi bice tumaze gusoma harimo imizuko ingahe? Urubanza ruzaba ryari? Ese Yesu azagaruka ryari? Ese imyaka 1000 izabaho cyangwa ntizabaho? Ese uko kwimana na Yesu tugategeka isi twimanye nawe, ariko Satani akazaza nyuma akongera akamurwanya, bizabaho cyangwa n'uburyo bwo gushushanya? Aha rero niho abahanga batemeranyaho. Iyi ngoma y'imyaka 1000, abantu pe, urabona hariya ku murongo wa 6 w'igice cya 20, baravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Le millennium, imyaka 1000 twimanye na Kristo. Kuko no hejuru bari batubwiye ngo Satani yarafashwe. Ku murongo wa 2 afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho n'ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Aha rero niho amayobera akomeye ari. Bamwe rero bakavuga bati, aha rero niho tubona amatsinda 3. Iyi myaka 1000 isobanurwa ngo iki? Ese koko bizabaho Yesu amanuke aze afata Antikristo na wa muhanuzi w'ibinyoma, abakubitisha ijambo rye, n'ingabo bari bafite zabarwaniriraga, bari bagose umurwa w'abera, bagose na Yerusalemu umurwa ukundwa, namara kubica afata umuhanuzi w'ibinyoma mushyire mu nyanja yaka umuriro, afate na Antikristo, ya nyamaswa imwe yavuye mu nyanja, ayishyire mu nyanja yaka umuriro, hanyuma abandi bapfe. Ingabo zabo zo zizapfa, ariko ntabwo tubona bazicira urubanza, sibyo? Hanyuma
marayika ukomeye amanuke afate Satani wabayobyaga, amubohe, amushyire mu muriro w'ikuzimu, aboherwe imyaka 1000. noneho abera abishwe, batari bishwe sinzi aho bari kuko bo ntibabavuga, ariko ubwo ndibwira ko bazahindurwa nabo bagasanga bariya, niho turaza kubihuza. Niho bavuga ngo hahandi aho Pawulo avuga mu Batesalonike, reka naho tubanze tuhasome kugira ngo tujyanire hamwe, kubera ko hariya mumaze kubibona. Aravuga ngo araza ku ifarasi y'igitare aherekejwe n'ingabo zo mu ijuru. Murakurikira neza ngo noneho asanga Antikristo, ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zabo zagose amahema y'abera n'umurwa ukundwa. Ngo noneho Antikristo ari we ya nyamaswa amufata mpiri, na wa muhanuzi w'ibinyoma amufata mpiri. Ntibatubwira niba bararwanye, aho ngaho ntabwo bidusobanurira. Ngo arabafata ashyira mu nyanja yaka umuriro, sibyo? Ngo abandi abicisha inkota ivuye mu kanwa ke, za ngabo zabo zose zirapfa, sibyo? Niba zahuha zigapfa, niba zavuga ijambo rimwe zigapfa, ntabwo badusobanurira neza, sibyo? Icyo batadusobanurira, babera bari bagoswe, ko twabonye abapfuye bahowe izina rye, ngo bahabwa intebe bazicaraho baca n'imanza, abatarashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa. Aha rero niho abandi bavuga ngo rero ba bandi basigaye bari bagoswe batishwe, nibo Pawulo avuga mu Bahebura nako mu Batesaloniki, rwandiko rwa mbere rw'Abatesaloniki ibice 4. Nabwira ngo uyu munsi muze gukurikira neza, kuko no kubyigisha ubwabyo ni nko gukora imibare. Nabizi kera umuntu yakoraga imibare, ariko bamwe n'ubu muracyayikora. Kagenda ukamanuka amaforumire, umuntu akajya ku kibaho akababwira ati rero buriya siniso kare plus cosiso kare egare 1, agatangira akakubwira ukuntu biza guhinduka rimwe, akabimanuka wowe bireba umeze nk'imbwa iri mu isoko. Yaza buriya za tangente na za cotangente na za sinus babikuyemo bati, kagucanga. Ubu rero abanyamibare bahita babyumva nyine, akakubwira ati bigenda gutya bikagenda gutya. Nibi rero iyo wicaye ukabitekereza, ugerageza kubyiyumvisha, ukiyumvisha Kristo amanutse ari ku ifarasi y'igitare, kwita ko ryanditseho umutware w'abatware, umwami w'abami, n'ingabo ze zimuri inyuma. Hanyuma akaza, ntibatubwira niba Antikristo yararwanye, niba yaragerageje kurasa udusasu dukeya, cyangwa se nta kundi intwaro ze zose bari bazambuye ubutware. Waraza amufata mpiri ashyira mu nyanja yaka umuriro, afata n'umuhanuzi w'ibinyoma ashyira mu nyanja yaka umuriro. Abari babaherekeje bose bicwa ngo n'ijambo rivuye n'inkota ivuye mu kanwa ke, kadaveri. Noneho bakatubwira ngo noneho abari barapfuye batashyizweho ikimenyetso cy'aya nyamaswa barazutse, bimanye nawe. Ukibaza uti abatari bapfuye bo ko batabatubwiye? Aha rero niho bamwe baravuga ngo Pawulo yaravuze ngo, mwahageze Abatesalonike 4 guhera ku murongo wa 10. Abatesalonike ba mbere igice cya 4, Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13, ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira, tubibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereye ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Iki gice rero nacyo umva uko bamwe bagisobanura, baravuga ngo iyi rapture, uku kuzamuka, ngo twebwe tuzazamuka tujye kubana na Kristo, iyo myaka 1000 tuyimare mu ijuru, abo mu isi basigare bibaza aho twagiye. Abandi bakavuga batoya, mwabyumvise nabi, ahubwo impanda izavuga, Yesu aje
kudukiza antikristo tumanukane nawe, twe tuzazamuka duhurire nawe mu kirere, twongere tumanukane nawe, hanyuma cleaning isi, hanyuma twimane nawe. Aho rero ntabwo abantu barabyumva kimwe, kandi Yesu yadusize mu kirere gati. Mwebwe murumva bizagenda bite? Tuzazamuka tujye mu ijuru twimane nawe imyaka 1000, abo mu isi basigare mu kaga. Tuzazamuka duhurire nawe mu bicu, tumanukane, aza kubita antikristo twimane nawe. Mwe mubyumva mute? Kuko rero buri abahanga niho bahera bajya impaka, bakavuga tuke yewe uko mbyumva, ndumva tuzazamuka, impanda nivuga, rukuruzi ya Yesu izadukurura, twese abazaba barakijijwe, abapfuye n'abazaba bakiriho duhindurwe bashya, niko Paulo yanditse, duhabwe indi mibiri y'abazutse, duhurire nawe mu kirere, twitendekeyo, hanyuma tumanuke nk'indege, tuje gukuraho antikristo n'ubwami bwe n'abamukurikiye bose. Mugume yose cyangwa mugarukane nawe? Muzagumayo cyangwa muzagarukana nawe? Hanyuma mwe mujye he? Oya, none se ko muzamusanga mu kirere, muzamusanganira mu kirere, kandi azabaje gukuraho antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zabo. Wowe ntiwumva? Uri muri babandi bavuga ko azabaje gutwara itorero, so uri mu bavuga yuko tuzagenda isi tukayisigira abanyabyaha. Ubwo rero wowe uri muri abo ngabo nyine bavuga ko twe tuzagenda isi tuyisigira abanyabyaha, twimane na Kristo kereko pari hejuru yo imyaka 1000, hanyuma tuzagaruke. Niko ubyemera? Yumva. Hanyuma igice cya 20 ukakigenza uti? Wowe uri murajya imbere, reka tubanze twumvikane ko ahubwo twemeranye tuzaba twaragiye cyangwa tuzaba twagarutse. Kubera ko iyo usomye igice gikurikiyeho, sinababwiye izi rero nizo mpaka z'abahanga. Barakubwira ati rero, bamwe baratangira bakakubwira toya, mwe mubyumva nabi, tuzazamuka. Paulo yavuze ngo umva, ngo twebwe siko bimeze, ngo umwami ubwe azaza amanutse. Ntiwumva? Azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abapfiriye muri Kristo babanze bazuke. Abari barapfuye bose ibituro byabo mubone turazamutse, cyangwa bazaba bakiriho. Sinzi aho nzaba ndi, niba nzaba narapfuye cyangwa nzaba nkiriho. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Tuzamusanganira mu kirere tugaruke, kuko we azaba amanutse. Tuzajya kumusanganira tumanuke, cyangwa tuzajya kumusanganira tuzamuke? Kandi kizaba kimuzanye gisobanutse. Umva, reka twumvikane, kuko baratubwira ngo nuko tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo, sibyo? Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntiturabe ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho ngo turi ab'amanywa, twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Urabona hano, ubwo nari ninjiye ibyo twebwe tugomba gukora igihe dutegereje uwo munsi, ariko reka turaza kubigarukaho. Mwe murumva Yesu yaramanutse, sibyo? Yaramanutse, hanyuma twe turazamutse. Azahindukira dusubirane hejuru, cyangwa tuzahindukira tumanukane nawe? Wagira unshakira mikrofone mbanze numva uko abantu bamwe babivuga.
we aramanutse, araje, afite ikimuzanye, aje gukubita antikristo, aje gukubita umuhanuzi w'ibinyoma, aje gukubita ingabo zabo zari zigose amahema y'abera n'umurwa ukundwa. Hanyuma avugije impanda, bamwe tuva mu bitura bazaba barapfuye, abakiri bazima duhindurwe bashya, tuzamuke tumusanganire mu bicu. Tuzakomeza, azahindukira twigire mu ijuru tumareyo imyaka 1000, cyangwa azamanuka dukubita antikristo twimane nawe. Murabyumva nguki? Oya, wowe uri kuri imyaka 1000 giye ndafata kumanuka cyangwa kuzamuka. Nyine ndakubaza aho bazima. Tuzima mu ijuru, tuzima ku isi, tuzabigenza dute? Murebe texte twasomye, kuko ubundi iyo abantu b'abahanga bajya impaka bahera kuri texte zanditse, ntabwo bahera ku bintu byo kuvuga ngo genda byumva ntya. Aravuga ati yewe ndabona niba Yesu yaramanutse ubwo twaramanukanye, niba kandi yarazamutse ubwo twarazamukanye. Mwe murumva direction no kumanuka no kuzamuka. None wagera ku gice cya 20 bakatubwira ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, mbona n'imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazamuka, barazuka, bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Harimo bamwe bazutse baraza bimana na Kristo, abandi basigara bapfuye. Aho ni mumbwire, mugerageze iri hurizo, mugerageze kurisobanura. Tuzimana nawe imyaka 1000, kuko impaka zirimo, cyangwa reka mbanze ndangize kugira ngo ni kubatera confusion. Impamvu abantu bagira ikibazo niho habamo kategori 3 rero ku myaka 1000. Kategori ya mbere y'abahanga kandi aravuga ati iriya myaka 1000 ntabwo izabaho, ahubwo tuyirimo. Aravuga ati twebwe imyaka 1000 ubu butware bwa Kristo twabugezemo umunsi azuka, akaza akavuga ngo nari narapfuye none ndi muzima, ubu mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu, nahawe ubutware bwose. Matayo 28, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, none namwe kandi mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skorpiyo aho muzajya hose. Ibi nibyo bimenyetso bizabaherekeza. Abambere rero bahakana ko iriya myaka 1000 izabaho, baravuga ngo ahubwo tuyirimo nuko mutabizi. Ubu twimanye na Kristo, turaganje, turategeka, turabatware, turabami, kandi bakagira imirongo ibishyigikira. Kubera ko Petero yaranditse ngo ubungubu turi ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami, sivyo? Iyo bakavuga bati ibyo byose twebwe nusoma ibice byinshi, Yesu yarangije gukubita Satani, amwivuga hejuru kubw'umusaraba. Niko dusoma mu Bakolosayi ibice 2, amwambura ubutware bwe bwose, yamwambuye imfunguzo z'ikuzimu. Ubu ngubu ni twebwe twimye twicaranye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Abo ngabo rero babita aba amilenariste, nabahakana yuko Yesu azaza tukicarana ku isi ategeka imyaka 1000, nyuma Satani akazagaruka. Kuko abahamya imyaka 1000 bavuga ko Yesu azaza akicara i Yerusalemu ikaba kapitali y'isi, agategeka isi yose, amahanga yose akajya azamuka akajya i Yerusalemu kuramya, ariko natwe twicaye duca imanza iwacu cyangwa ahandi azaba yadushyize. Ese nk'uko ubona bashyiraho bantuza ba guverineri na ba meya na ba executive b'imirenge muri guverinoma ya Yesu, tukaba dufite teritwari dutegeka, tukimana nawe tugategeka amahanga. Tangane yemi, iyo niyo millennium. Millennium iravuga ngo, teori ya millennium, imyaka 1000 iravuga ngo Yesu azamanuka, yambura antikristo ubutware bwe, bahereye kuri kiriya gice cya 19, amushyire mu nyanja ya kumuri, afate n'umuhanuzi w'ibinyoma wayobyaga amahanga, amushyire mu nyanja ya kumuri. Abapagani babakurikiraga bo ntabwo bashyira mu nyanja ya kumuriro, aba ingabo bari bafite zari zigose amahema y'abera zo zirapfa. Ko zipfa ntubimbaze, ariko niko byanditse hariya muri 19. Noneho aze yime, ariko muri uko kwima kwe, twebwe abamwizeye, abatarashyizweho ikimenyetso cy'aya nyamaswa,
ubwo abapagani bazaba bakiri aho ngaho, ko bose ntibazaba bapfuye. Twimane na Kristo dutegeka iyo si irimo abera bavanze n'abapagani. Hanyuma igihe nikigera, uwo kandi iyo ngoma nitangira, na Satani wajyaga ayobya amahanga bazamufata bamushyire ikuzimu, bashyireho urufunguzo bamukingirane, hanyuma hasigaye isi bituje, nubwo abanyabyaha bazaba bahari, kamere zabo zigihari, ariko twebwe abera tuzaba tubategeka. None ngoma y'imyaka 1000 mwayumvise uko ikoze. Noneho rero iyo millennium, iyo ngoma y'imyaka 1000, kategori ya mbere kavuga ngo no, iyo ngoma ntabwo izabaho, ahubwo iriho. Ubu ngubu twebwe twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion, kwirukana abadayimoni. Satani bamwambuye imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu, hanyuma twe dutegereje gusa ko azagaruka akaza akavanaho ibisigisigi bya Satani n'ubutegetsi bwe. Mubyemera gutyo? Abarwanya icyo gitekerezo dore uko bavuga, baravuga ngo ibyo ari byo byose kwima niba ari ukunguku, tubona Satani n'ingabo ze bategeka isi kuruta uko tuyitegeka. So ntabwo imyaka 1000 niba ari iyi ngiyi siyo, cyane cyane yuko iyo wongeyeho iby'abahanuzi nka ba Yesaya bari barahanuye yuko icyo gihe kizaba igihe cy'amahoro, intare izarisha ibyatsi hamwe n'inyana, umwana azakina n'impiri. Urebe muri Yesaya igice cya 11 n'ibindi bice byo muri Yesaya, bakavuga toya iyi ngoma ntabwo ariyo. Ntabwo ibi ngibi rwose, niba ari ukukwimana na Kristo ari cyo bivuga, ntabwo iyi ngoma y'imyaka 1000 ariyo. Biriya wabazaga Cezari, imyaka 1000 uko bayisobanura, baravuga ngo ubundi muri ntuza y'Imana, cyane cyane ukurikije Apocalypse, buriya igitabo cy'ibyahishuwe, imyaka 1000 gusa ni igihe kirekire. So imyaka 1000 ni ukuvuga ngo ni 10 kubye ni 10 kubye ni 10, ni igihe kirekire. Muri ntuza muri chiffre apocalyptique ni ukuvuga ngo ni imyaka yagenwe n'Imana igihe runaka. Ko nibyo Imana yabwiraga ngo kuri jewe imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe, n'umunsi umwe ni nk'imyaka 1000. Mu yandi magambo ntacyo bivuze, gusa ni igihe cyagenwe kireshya gityo. Urumva aho bitangira kubera ikibazo. Bamwe rero bakavuga ati rero iyi myaka 1000 ni iyi ngiyi turimo, twahawe ubutware, Yesu yarazutse, habwo ubutware mu ijuru no mu isi, natwe arangije arabudusigira, ushobora gukubita abadayimoni tukabarekeza hirya. So turi mu myaka 1000. Abandi bakavuga ati ariko turabona imyaka 1000 n'ibiyiranga byasezeranijwe uhereye mu bahanuzi, ntabwo tubibona. Bagahita bavuga ngo icyo gitekerezo twe ntitucyemeye. Hakaza kategori ya kabiri rero, abo ba mbere muri teoloji babita amillenariste. Amillenariste ni ukuvuga ngo abahakana millennium, bahakana millennium, bakavuga ngo iyo myaka 1000 ntayizabaho tuyirimo. Groupe ya kabiri rero yo irakomeye cyane, bitwa aba post millenariste. Post nyuma, post millenariste bo rero baravuga ngo benda gusa n'aba millenariste ho gatoya. Baravuga ngo ubutumwa bwiza buzabwirizwa amahanga, noneho buhoro buhoro isi igenda ihinduka kugeza igihe Yesu azaza, noneho agakuraho Satani n'abadayimoni n'abari abantikristo n'abandi, agaca urubanza kuko isi izaba yamaze kuba nziza, akaza kimana natwe, mbese isi twayitunganije. Iyo position niyo rwose abayirwanya ni benshi, bavuga ngo Yesu azaza imyaka 1000 isi imaze gutungana. Muri icyo gihe mbese Imana yagennye. Impamvu bayirwanya ni bya bindi twabonye, bakavuga ati no, abavuga yuko isi izatungana igasa nk'uko Yesu ayishaka baribeshya, kubera ko ahubwo Bibiliya yitubwira yuko isi izagenda iba mbi aho kuba nziza. Bati Bibiliya yitubwira ko Antikristo azaza, urukundo rwa benshi rugakonja, hakaza ibihe birushya, abantu bakagira kwikakaza cyane, bakagaragaza isura ya kwera ariko bahakana Imana. So ibi muvuga yuko ubutumwa buzagenda buganza isi kugeza igihe izasa n'ijuru, ntabwo tubibona.
bagahita bavuga ngo iyo post millenarisme ivuga yuko ubu turi mu gihe cyo kuzana ubwami, turimo turabwigiza hafi, ubutumwa bwiza burimo buragenda buhindura isi, iragenda iba nziza kurushaho. Bakavuga batoya ntabwo irimo kugenda iba nziza kurushaho, ahubwo iragenda iba mbi. Abo ngabo bongira ngo ntabwo byoroshye kubarwanya, kuko na Bibiliya ubwayo itwereka ko bizagenda birushaho kuba bibi. Kategori ya gatatu rero nabo bita premillenariste. Aba premillenariste bo bemera amazuka abiri. Baravuga ngo kuko bariya baba millenariste bahakana millennium, baravuga ngo Yesu naza namanuka azavuza impanda, abapfuye bose bazuki, abakizwa n'abadakizwa, nkuko babivuga muri Daniel. Bamwe bazukire gucirwa urubanza bajye mu muriro utazima, abandi bimane na Kristo bibe birangiye. Kuri bo hazabaho umuzuko umwe. Abangaba bandi bashingiye kuri kiriya gice cya 19 n'icya 20 habamo imizuko ibiri. Kubera iki? Kristo amanutse hariya twabonye muri 19 ngo abapfuye bahowe izina rye bazazuka bimane nawe, ngo ariko abandi be kuzuka. Noneho bime imyaka 1000. Satani ari hehe? Afungiye hahandi kuzimu nkuko twabonye, abamarayika yamufungiye. Noneho imyaka 1000 nijya kurangira ngo Satani bamurekure aze yongere ayobye amahanga, ndetse hahagurukemo ingabo nyinshi ziza kurwanya ubwami bwa Kristo. Bamwe rero bakavuga atari ko se niko bizagenda. Bo aho bashingira ngo bavuga ibyo ngibyo ni za texte zo mu bahanuzi nyine, Yesaya 11, Zekariya 14, bavuga ngo icyo gihe hazabaho igihe cy'amahoro, hazabaho igihe cy'umudendezo, kandi umwami wo mu muryango wa Dawidi yimye ingoma. Bakavuga ati rero azima koko bizabaho. Iyi myaka 1000 tuyimare dutegeka isi irimo abakiranutsi n'abanyabyaha, hanyuma igihe n'igishira Satani yongera arekurwe aza yungurura amahanga, abamukurikiye baze kurwanya amahema y'abera harimo na Yesu, hanyuma babica bamari. Urabona mu gice cya 20 hariya mu byahishuwe aravuga ngo sinababwiye buriya kujya kwiga ukuntu bigorana, mugira umugisha mwe mutagiye gukora amahurizo mwiga kumenya Imana. Umva umurongo wa 7 mu gice cya 20 ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakuranirize intambara. Umubare wabo uzaba ari nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa, umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Kandi Satani wayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Urumva impamvu aba post millenariste bavuga batyo, baravuga ngo Satani nabohorwa, baba pagani bari bavanze n'abera ku isi, azaza yongere yigeragereze mbese, hanyuma ne batangira kugota amahema y'abera, umuriro umanuke mu ijuru batwike, noneho byose bibe birangiye. Urubanza rero rwanyuma rubi. Noneho niho avuga ngo abo ngabo ni bamara gutwikwa na Satani agafatwa, noneho nawe agashyirwa mu nyanja yaka umuriro, agasanga Antikristo nawe muhanuzi w'ibinyoma. Bakavuga ngo rero mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, habyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro nirwo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Aba rero na post millenariste bavuga ngo hari igihe Yesu azaza akima ku isi, akamara imyaka 1000, noneho Satani yarekurwa akaza akayobya abari mu isi nyine baba pagani basigayemo, ndetse wenda n'abandi babarokore. Ariko urumva Antikristo we yagiye kera,
mu muzuko wa mbere. Noneho murimo murabikurikira. Aha rero niho jyewe mbabwije ukuri, ngira tandansi yo kuba umupost millenariste, ariko ntabitekerezaho nkumva ndenda kuba n'umwamilenariste. Ariko ko Yesu atigeze atubwira ko azaza ngo twimane ku isi, ko yatubwiye ko agiye akazagaruka ibintu byose akabihindura bishya, isi akayikuraho n'ijuru akarikuraho, akarema isi nshya n'ijuru rishya. Aba baribeshya cyangwa bavuga ukuri? Aho mwebwe iyo mubisomye neza mwumva ari ibihe, mubyumva muteja, wowe ubyumva uti? Ariko ushingire kuri Bibiliya, ntutuzane ibintu byo ngo ngewe hari uko mbyumva, ngo oya, ujye ukora impaka za gihanga. Tubwire uti ngewe ndumva nkurikije ibyanditswe, ndumva millennium izabaho kandi izabitya. Iyo nkurikije Bibiliya ikintu bivugaho, Yesu yabwiye abigishwa be, ndagiye kubategura aho muzaba, babwira ngo mu rugo kwa data hariyo amazu menshi, iyo badahari mba mbibabwiye. Iyo ni isezerano rya mbere yabanje kubabwira. Nyuma y'ibyo arababwira ngo kandi ab'isi bo bazaba batakimbana, amaze kubasezeranya ibyo ngibyo, bari ku mwebwe nzaza aho muri, nzabana namwe. Rero imyaka 1000 uko ntekereza, icyo gihe cy'imyaka 1000 twebwe tukirimo, hari indi myaka 1000 izakurikiraho, noneho ariyo gucira abantu bose imanza. Tuzamara imyaka 1000 se ducira abantu bose imanza? Oya, bizagenda bite? Uko njye mbyumva, bitewe n'uko yabwiraga abigishwa be ngo ab'isi bo bazaba batakimbona, yari arimo kugenda basezerera, arimo kubabwira ngo ndagiye, ariko nzabahereza umufasha, ngo nzabana namwe nubwo ab'isi bo bazaba batakimbona. Icyo gihe rero cyo Yesu yamaze kugenda agiye mu ijuru, yagarutse aturana n'abantu mu buryo bwo mu mwuka. Donc ubwo wowe ubaye umwamilenariste, uravuga yuko ubu Yesu ari kumwe natwe imyaka 1000. Hari indi etape rero ya kabiri, hanyuma noneho kugiye kuba n'umupost millenariste rero ugiye kuvanga ngaho oya banza urangize. Iyo etape ya kabiri ryo uko nyumva, ni etape ya kabiri ya nyuma Yesu nagaruka, ariyo ariko rupfu rwa kabiri ruzabaho, nibwo abacunguwe bose bazimana na Kristo. Kuko muri icyo gihe cyo kuvuga ngo nzagaruka mbajyane ngo yabamaza iyo mu rugo kwa data atari amazu, babwiye. Ariko muri iyo myaka 1000 yose nirangira, Yesu azagaruka nanone, abantu bose bamubone, ndetse n'abazaba batarakoze ibyo gukiranuka bamubone. Noneho niho hazabaho gucirwaho imanza kw'abantu bose bo mu isi. Noneho habeho bamwe bazajugunywa mu nyanja, bandi bakajugunywa mu muriro utazima, bitewe n'icyo gihe tuzaba turimo. Okay, wowe ubwo nakumvise uri umwamilenariste. So kuri wowe Yesu yarazamutse atubwira ko azabana natwe kubw'umwuka wera, hanyuma igihe nikigera azagaruka, hanyuma abantu bose bazuke, abakomeye n'aboroheje bacirwe imanza, bamwe bajugunywe mu nyanja yaka umuriro, hanyuma twebwe abasigaye twimane na Kristo. So ubwo uri umwamilenariste. Ingoma y'imyaka 1000 yo kwimana na Kristo, atuye i Yerusalemu, atembera isi yose, akajya aza tukamuramya, natwe tukajya tujyayo, turi ba meya, turi ba executive b'imirenge, turi ba guverineri, mbese twarimanye nawe, natwe dutegeka isi. Wowe ntabwo uyemera. Ubyumva ukundi? Kinini. Yego. Turi kumana ibyuma bivanze n'ibumba. Okay, nawe ubwo ngubwo reka ndagira ngo mubyumve neza. Urumva impamvu abahanga bajya impaka bikageraho bigacanga? Urumva Daniyeli yeretswe icyo gishushanyo cyerekana
umutwe wari ubwami bwa Babuloni bw'izahabu, hanyuma igituza cy'ifeza bwari ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, hanyuma hepfo ariya maguru y'ibyuma bwari ubwami bw'Abaroma, biriya birenge by'ibumba ni ubwami bwa Antikristo. Ibyo byuvuga nibyo. Hanyuma iryo buye rizaza rikabikubita byose bigakurwaho bigasimburwa n'ubwami, ahubwo we urenda kuba umumilenariste, umupost milenariste, uvuga yuko ubwami bw'isi Yesu azaza bukureho ingoma y'ikwira isi yose, hanyuma twimane nawe tuyitegeke. Exactly, wowe urumva nibyo nenda kugusobanurira. Icyo gihe urumva wowe uriya we yari yatujyanye mu mwuka akavuga ko ubu ngubu nyine ubwami tubufite. Wowe ibyo uvuga buriya bwami bw'Abakarudaya cyangwa bw'Ababuloni bwasimbuwe n'ubw'Abamede n'Abaperesi, gusimburwa n'ubw'Abagiriki, gusimburwa n'ubw'Abaroma, haza ayo manavanze y'ibyuma bwa Antikristo azakubitwa n'iryo buye rimenagura, noneho hakavamo ubwami bundi bugakwira isi yose, sibyo? Urumva ni ubwami politike butegeka, ntabwo ari bya bintu byo mu mwuka. Uranyumva neza? Ubwo rero nawe urenda kujya mu murongo w'abapost milenariste bavuga ngo iriya myaka 1000 izabaho, ubwami bwose bwo mu isi Yesu abukureho, yimane n'abera, ingoma zihabwa abera nyine dutegeke. Ni kubyumva cyangwa se kubyumva? Ehe, agira ate? Aha. Yego, abagira ubwenge. Aha. Okay, noneho ubwo wabyumvise. Impamvu rero buriya kuriya kugaruka kwa Kristo kutugora nuko ntabwo Imana yigeze ibihishura neza ngo uvuge ngo nuko bizagenda. Ari Yesu ntiyabisobanuye neza, ari n'abigishwa be babisobanuye ku buryo duhera mu cyeregati. Ariko uzi impamvu, yego ngeminga tubwire uzi impamvu siyo totali nyine, ariko impamvu baturetse mu twego imenya Yesu arashaka ko dukora mu maso. Aha, ashaka ko duhora turi maso. Ariko yewe biriya by'abanaliste bya ibyo ngibyo simbirimo, ahubwo ndabaza yawe hari ikintu ushaka kuvuga ko wenda kuko twaba turi muri ya myaka igihumbi. Nawe uratekereza ko turi mu myaka igihumbi ntabwo ntajyamo neza, ariko ndabaza bariya abantu bazutse Yesu agashyira Satani arakamwakuza. Ntubona se? Urumva Satani bamaze kumufungira muri cya cyobo? Oya, ntabwo ndi muri byahishuwe. Ihahandi Yesu akimara kuzuka akanagiye Satani kugakanamakuza, agatemberana n'abera bari baraheze mu bituro, Aburahamu bariya na ba Dawidi ntibagiye mu ijuru. Oya, genda ushake mu gice cya 18 urabona kibyahishuwe, uraza kubabona baracyari munsi y'igicaniro bategereje yuko uwo munsi uzagera. Gicanye he? Ijuru. Bari mu ijuru, twebwe turi muri ya myaka igihumbi, bariya bari mu kwijoyingamo nta ngaruka, twebwe tutegereje. Aha, ubwo nawe oya, nta kintu ushaka kubamo, ndicara ntegereze, gerageze kuba maso, gerageze gukiranuka, biriya bintu nibikubita zandengera. Nibikubita zakurengera. Okay, wowe ubwo uri umwamilenariste nakumvise. So wowe uyirimo uzategereza Yesu. Reka twumve undi. Okay, buriya rero mbabwire ibyo Jemima avuga ni ukuri. Hari igihe twebwe tujya mu mpaka, ariko Bibiliya iravuga ngo ibyahishwe ni iby'Imana yacu. Nk'ibyo Sezari yavugaga, hari ibintu Imana ivuga ngo ya ibi ngibi wibishyiramo, bareke bagume mu matsiko, bareke bategereze, kuko ntabwo ibintu byose Imana yabihishuye ngo bishyire ahagaragara ibabwire ngo rero uko bizakurikirana, ngo bizagenda bitya, ngo bigende bitya, bigende bitya, bigende bitya.
abantu bamwe rero, reka mbanze mvuge kuri kiriya kintu cyo kuzamurwa, icyo bita rapture. Rapture rero yo abateolojiye benshi nayo bayijyaho impaka, bamwe barayemera bakavuga ati rapture, kuzamurwa, bavuga hariya mu Batesaloniki kuzabaho, kuko Yesu nabona abantu be bagiye kwicwa, abona bamerewe nabi, azavuza impanda abazamura. Abandi bateolojiye bakavuga ngo iriya ni teori y'abanyabwoba, bumva ko Imana idashobora kwemera ko intore zayo zitotezwa, zicwa. Ariko jewe ntabwo yongeye nyemera, kubera ko biriya byo kuvuga ngo Yesu azabanza tuzamure ngo aduhungishe ngo abantu basigare bibaza aho twagiye, nta handi hantu bibona muri Bibiliya. Kandi na Pawulo nawe yandika yavuze ko umwami naza azavuza impanda tukamusanganira, ntabwo yigeze avuga yuko azatujyana kuduhisha. Oya, ntabwo Pawulo yari muri abo bavuga ko tugomba kujya kwihisha. Yavuga ati gusa mwebwe ntimucike intege, ntimwihebe, kuko umwami wacu azaza, navuza impanda tuzayumva, ntawe izatungura, gusa izaza nk'umujura, ntabwo azatubwira umunsi bizabera. Buriya nibyo Sezari yavugaga, ibya marayika wa karindwi Imana yamubwiye ngo ibyo ngibyo shyiraho ikimenyetso bizinge bibamatse, kuko hari igihe yewe naranabibonye, ubu Imana ikubwiye igihe uzapfira, uzi ibyaha wakora ukuntu bingana. Abantu benshi burya kubera ubuswa bw'abantu bazi yuko icy'ingenzi ari ukuzajya mu ijuru, akavuga ati reka mbe nkora ibyaha, ninjya gupfa nzihana. Imana ikakubwira iti nyamara yewe umunsi wawe uzaza nk'umujura, jya uhora uri maso, uhore witeguye, ngo ntuzi igihe, ntuzi n'isaha. Ariko buriya ushatse gucunga ibimenyetso by'ibihe bigenda biducira amarenga nk'uko twabibonye, kuko byo biragaragara. Jewe rero wenda ntange pozisiyo yanjye kuri ibi ngibi, jewe ndi hagati y'abamilenariste n'abaposite bariya bavuga ngo Yesu azaza igihe Antikristo, kuko biragaragara ingoma ya Antikristo izakurwaho na Yesu. N'abayisilamu niko babyemera, natwe niko tubyemera nk'abakristo. Bijya no mu Korowani bemera yuko ubwo bwami bwa Antikristo buzakurwaho na Yesu. Nahoze nganira na imamu, sinzi ibyo twaganiraga ahantu twari twagiye mu bukwe, arambwira ati rega burya niba agiye ukuntu bamwita uwo mwami wowe, arambwira ati rega burya natwe turabyemera, ati kandi Isa niwe uzamukuraho. Nabo barabyemera ko Yesu ari ufite ijambo rya nyuma. Ariko iyo ndebye ndavuga nti ariko buriya Yesu azaza twimane hano twarahinduwe ukundi, dufite imibiri irabagirana, turabera, twiriranwa n'abapagani, bizakunda. Iyo rero ntangiye kubyibaza gutyo mpinduka umwamilenariste, nkavuga ntoya, ahubwo dushobora kuba turi mu myaka 1000 tutabizi. Noneho Antikristo akazaza akima ingoma ye, yagera ku iherezo ryayo, igihe agiye kumaraho abera bose, Yesu akamanuka kamuzingazinga kamushyira ikuzimu. Ariko noneho nkasigarana ikibazo kimwe gituma nenda kuba umupost milenariste. None siriya myaka bavuga ko Satani bamuzingazinze bakamufungira mu cyobo, we kongera kuyobya amahanga, ko mbana nubakiye ayobye. Aho ntibyaba bizashoboka ko Yesu azaza tukimana imyaka 1000. Satani yaraboshywe, Antikristo yaramukuyeho, n'umuhanuzi w'ibinyoma, tukimana imyaka 1000, za ngoma Sezari yavugaga akazikuraho, ubwami bugahabwa abera, tukicara ku isi tukavamvara, tukavimvira kabisa, tukayiyobora. Ariko ngo nyuma Satani akazagaruka kugerageza abari mu isi, noneho akaba ari urubanza rwa nyuma rubu. Rero mbabwire, ubwo Imana itabidusobanuriye neza, ari uwumva ashaka kwibera umwamilenariste uhakana yuko iriya myaka 1000 itazabaho, kubu ngubu tuyirimo, nta kibazo. Ari ushaka kwibera umupremilinariste akavuga ati buriya ubutumwa buzaganza isi yose, iyi si kabisa bizageza ahantu iyoborwa n'abantu b'Imana. Ariko iyo pozisiyo yomenye idafite abantu benshi bayibamo, kubera ko twese iyo twitegereje tubona isi igenda iba mbi, kandi ubutumwa bwiza ntabwo bwahinduye isi, ahubwo isi irimo iragenda ibumira. Cyaba ikibazo cyacu cyaba iki, ariko urabyemera yuko ubutumwa bwiza butigeze buhindura isi. Ngira ngo ibihugu bitegekwa n'abakristo nibyo bikeya, niyo bagiyemo kubitegeka babitegeka nabi.
ahubwo n'icyo ngicyo ni ya teori ya rapture yo kuzamurwa. Niyo mpamvu abateolojiye bamwe bavuga ngo abangaba bavuga yuko abera bazaba bagiye, abangaba ni abanyabwoba batinya kuzatotezwa, bakavuga reka twiremere akanzu katurema umutima ko antikristo naza Yesu azabibona atangiye kugira nabi, twebwe akatujyana. avuga ngiye byose simbyemera. Icya mbere Yesu dukorera yabambwe ku musaraba. Intumwa ze ba Petero na ba Paulo babaciye amajosi, babamanika ku misaraba, abandi barabatwika mu mavuta, abandi baratwika mu miriro. Mwebwe ku Imana izababuza kubabana. Buriya rero kubera ko twe tuba mu isi y'abanyabwoba, uzi ukuntu ariko abantu batinya kubabana. Abagore bamwe muri kino gihe bagiye kubyara bagomba kubatera ibinya kugira ngo batumve umubabaro. Abandi bakavuga ati reka da sinshaka kwicwa n'ibisi, munkorere cesarienne akana mugateruremo, sinshaka kubabara. Aho ngabo rero niba developa teori yuko niwabona bitangiye gukomera Yesu azaza akabaremera agacu bazamukiramo bakareka. None se antikristo exactement ibyo uvuga nibyo? Antikristo azica abande n'ibitorero rizaba ryagiye. Ariya mahema y'abera azagota azayakura he kandi abera baragiye? Iriya ni teori y'abanyabwoba. Yego enda mikrofone kugira ngo n'abandi bakumve. Uti ni ukuvuga ngo ibi bintu umuntu aramutse abitekereje cyane, ubona kenshi ari naho havamo abantu birirwa babwiriza mu nzira, bakagenda babwiriza mu mamodoka. Ubitekereje cyane ukabiha umwanya wo kubitekereza cyane, byagutesha n'umurongo urimo. Maze iminsi ntekereza se ko Imana yari ibizi neza ko nitweretse Satani mu isi azatubwira nabi, akatugusha akatubwira nabi, ubwo akaba yari afite ubushobozi bwo kumuhamisha cyangwa se akamushyira ahandi hantu habi hashoboka agakomeza kwiberaho neza. None numvise n'ikindi kintu ari nazi ngo azafungwa imyaka 1000 ariko kongera agafungurwa, aramufungura none icyo ni ikibazo. Nushaka kumenya yuko kuko niko Imana yavuze ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yawe. Ikizakubwira ko ukunda Imana nuko uzagira ibigeragezo bishaka yuko utayikunda hanyuma ugahitamo kuyikunda. Kuko burya ikintu cya mbere kigaragaza urukundo nuko ufite amahitamo. Nyakunda gutanga urugero, dufate nk'umuhungu waba yuzura n'umukobwa cyangwa yarakunze umukobwa, ni kuvuga buzura kubyo mwuzura ubwo mwuzura nyine. None ukagenda ukamubwira tumva rero tubyumve kimwe, urankunda nutankunda ijosi ryawe ndarikegera, sibyo? Icyo gihe ashobora kubwira ati rwose je déclare publiquement, mbivuze ku mugaragaro yuko nkukunda, ariko ntuntebe ijosi, sibyo? Ariko nimunabana yaragukundishijwe nuko wamuteye ubwoba, ntabwo uzizera yuko agukunda. Ariko naba wenda bizi ufite n'umugore, mpamya ntashidikanya yuko ndebye uko umudamu wawe asa, ugomba kuba ufite n'abandi bakonkera, ufite abandi basore, uragenda ugasanga batunze umurongo, hanyuma akakubwira ati ariko wowe ni we nkunda. Icyo gihe uzagenda uvuga ngo ibyo byose ndabizi ko nkunda kuko hari n'abandi bamushaka. Buriya rero igituma Satani Imana yireka ikaba hariya, uvuga ngo okay, hari ubwami bwa Satani hari n'ubwami bwanjye. Unkunda nzamumenyera yuko ahitamo jewe ntahitemo Satani. Ntibyoroshye se kwibaza ngo Satani akora iki? Icyo ni cyo akora nyine, kuko nawe yigeze kuba mu ijuru ashaka gukora kudeta. Aho ibyo bitekerezo yabikuye ntuhambaze, ariko nitugera mu ijuru tuzabimenya. Nicyo uzabaza cya mbere, nta nubwo uzarindira kukibaza. Bibiliya yatubwira ngo icyo gihe tuzamenywa nk'uko yatumenye. So rero reka dusoze. Icya mbere kugaruka kwa Yesu, icya mbere twebwe tugomba gusigarana azaza. Azaza ubyemere, azaza. Niba azaza hakabaho kuzuka kwa mbere, tukimana imyaka 1000 tugategeka isi, icyangombwa nuko nzaho ndi muri abo ngabo. Icyangombwa si ukumenya niba ariko bizagenda, icyangombwa nuko uko byagenda kose nzaba ndimo.
Daniel igihe byanezeza imyaka 1000 ibayeho, akabanza agashyira imyanya hasi, nanjye bakampa ibyo nahombye mu isi. Hari umuntu w'inshuti yanjye yigeze kumbwira ngo Yesu yaraguhombeje, barakubwira ngo wowe ukavuga ngo Yesu yaraguhamagaye, ngo yaraguhombeje. Nanjye uwo munsi nkamubwira ni ngwino rero nkwirike, uyu munsi natwe bashyize imyanya hasi, ubyemere ngiye kukuyobora tu. Ariko ubwo ni uburyo bwo kwivugira, kuko icyangombwa nuko tuzaba ahantu urupfu ruzaba rutagihari, tukaba ahantu nta ntambara zizaba zigihari, tukaba ahantu nta mibabaro izaba igihari, tukaba ahantu nta bugome, nta rwango, ntaki. Iyo myaka 1000 niza tukimana na Kristo rwose, wenda uzarinda imiryango y'ijuru ariko uzaba nako y'ubwami ariko uzaba uhari, sicyo cyangombwa. Wenda bazaguha umweyo ukubure ariko uzaba uhari. Nushaka ikamba uzaze nkwihera iryanjye, ndabizi nzaba ndifite, uzaze nkwihera iryanjye umpa umweyo njye nkubura. Zabwira Yesu numva rero uyu muntu yashakaga ikamba ariko ntiyarikoreye, none mwiherera iryanjye ndamuruhura njye nkubura, pfa kuzaba ndiyo gusa. Sibyo? Kuko buriya nicyo kintu twagombye gutekereza. Kuko reka ndangirize kuri aya magambo. Hano baratubwira ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Iyi si turiho yo izakurwaho. Ririya buye rinini ntabwo rizakubita ubwami bw'isi gusa, uzakubita n'ibiyiriho byose byose. Ngo bazayizinga, Petero avuga ngo bazayizinga nk'uko umuntu azinga ibipapo, avuga ngo ibi ngibi mushyire muri puberi, mushyire mu muriro, mutwike kuko iyi si yaranduye, kandi koko muyirebye iranduye. Hari igihe mbyuka mu gitondo ajya kwikorera amarisha, agenda buriya rero nta kintu kibi kugenda saa 11:15 mu gitondo, biriya bikamyo byose nibwo baba birekuye kugira ngo uzahumeke umwuka uba urimo kurwana n'ibihaha, kubera umwuka umeze nabi, ibikamyo biba byashyizemo umwuka mubi. Ibyo rero nibyo ese akavuga iyi si mwanduje mugashyiramo ibintu byose by'imyanda n'imyuka yanduye n'ubutaka bwanduye, ngo abizingazinge areme isi nshya n'ijuru rishya. Abavuga ko tuzatura mu ijuru hari igihe nanga kubyemera, kubera ko baratubwira ngo mbona Yerusalemu nshya imanuka. Oya ntabwo ndumweho hoya, iyi si turiho ariya mazu bakubwira ngo bazaturamo ntayo azaba agihari, bazaba wabizingazinze byose bashyize bavuga ngo ke mushyire muri puberi towa, nta no kubivugurura. Oya, iyi si ntabwo izavugurura cyane, bishongejwe no gushya cyane, babitwike tubireba, nibarangiza bavuge Pastor Antoine twereke wakoraga iki ku isi. Ariko Mwami Yesu twari dufite urusengero runini, dufite na parikingi nziza, rero ndakubaza ibigereke nibyo nshaka kureba. Ibizasigara nibyo tuzaba twarakoze mu mwuka, amazu, amamodoka, bira byose bizaba byagiye. Hanyuma kubwira ati ngaho rero nyereka icyo wamaze. Ariko nari mfite inzu nziza, rero nashaka ngo unyereke wamaze ubuzima bwawe bwose ukora iki. Ariko urumva nari mfite umugore n'abana nagombaga kubitaho, nyereka nyine ibyo ngibyo nshaka kureba. Ibindi byose bizaba byahiye. Tagisi zaba zahiye, abazirirwamo. Ariko simbabwira ngo gukora business hoyo, reka turazikenera kugira ngo tubeho igihe tukiri mu isi, ariko ntizizagutwara umutima, kubera ko icyo uzasigarana nicyo uzaba warashyize muri Yesu. Muranyumva neza? Diplome kadaveri. Kandi ibyo mbabwira cyakora hari umunsi wigeze kubinyereka, kanangiriza hanga. Hari umunsi nahagurutse mu nzu yanjye, naruhiye imyaka ndimo guhunga umuntu witwa Nyirinzu. Nari narabigambiriye nyiri umusore, ndavuga ni bagenzi banjye, umunsi nzarongora umugore ntabwo azasanga nyiri mu bata bwa Nyirinzu. Niziri ku mukanda ndaheza, uretse cya 10 gusa ibindi byose narabiziritse. Amafaranga nagomba gukoresha we nafasha ababyeyi n'abavandimwe. Giye kurongora inzu ndayigura. Imyaka 4 nyuma y'icyo gihe
na diplome zanjye zirimo bachelor's degree, zirimo lisanse, zirimo masters, n'iya secondary nari nyibagiwe. Ndabireba ndavuga nti sibi nabyo ndabisohokana mbisiga mu nzu. Ndeba amakositime nari mfite, ndavuga se nzambara kositime mu gihuru. Ibikote ntajyaga nambara, bimwe umuntu yifubikaga agiye mu masengesho, abari byo shyira mu ivarisi. Ndareba nari mfite kamera najyaga mfotora, nzafotora ndi mu gihuru, mbisiga aho ngaho. Ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, nari mfite na gitari nziza. Ubundi kera nari ndimo kwiga gucuranga, nari maze no kwigira imbere. Ninjya muri retirement nzongera mvugurure impano nayo nyisigaho. N'ibindi n'ibitanda na furigo n'inzu. Yewe inzu yo nabwiye madamu nimusige mukinguye, nitugira umugisha bazaza batwara ibintu, nariko ningaruka wenda nzasanga inzugi zigihari batarazitwara. Niko byagenze. Kandi amafaranga nayashyize ku iposhe, ariko nayo nayasize ikabuye. Rero hari igihe Imana ikwigisha isomo rikomeye cyane. Kashi zanjye icyo gihe buriya abantu bari smart, umenye gusoma ibimenyetso by'ibihe. Amafaranga nari mfite yose, genocide yatangiye kuwa kane, kuwa gatatu nijoro, kuko twebwe iwacu hariya muri kariya gace kwa Sherando byatangiye kuwa gatatu nijoro, indege imaze kuba. Uwo munsi kuwa gatatu nari nagiye muri banki mvidura ikitwa kashi zanjye zose nzibikaho. Madamu nkamubwira nti ubu rero ibihe ni bibi, kashi z'umuntu agomba kuzibikaho kugira ngo nibikubita uzaba ufite kashi nibura zizakugoboke. Kashi nare zigendanaga ku mufuka. Tuhungiye muri stade tumaramo icyumweru kimwe, tuyivamo ninjoro duhunze. Noneho tugiye ibyo, ntwaye ikivarisi kirimo imyenda y'umwana, ntwaye n'igifuka kirimo amasafuriya. Masters degree ntabwo washoboraga kwitandukanya n'umuboyi usanzwe. Turagenda tugeze mu nzira, imvura iragwa. Ubwo ko ya varisi yikuba ku mufuka w'ipantaro aho kashi zanjye ziri, irimo iragenda amazi avanga n'inoti. Uko ngenda ntota niko bivanga, uko ngenda ntota niko byegerana. Hanyuma ngeze ikabuye nkoze mu mufuka, numva harimo akantu k'akabuye. Nasohoye nsanga ni inote zanjye zahindutse kadaveri. Ibihumbi 40 by'icyo gihe byari byinshi. Ndagafata ndakareba, nabaze iyi note ko ntari buyigorore, ko ntari bwongeye kuyisubiranya, ndajugunya. Ndavuga ngo hasigaye tuzabeshwaho n'Uwiteka, kandi yarabikoze. Buriya rero hari igihe bavuga ngo ibi byose bizashonga, Imana ikagusogongeza uko bizamera. Ukavuga ngo nyamara, ariko njyewe naratangaye cyane. Tuvuye mu nkambi nari nzi ko abantu bazinutswe iby'isi, kwamaze kagaruka i Kigali gusa. Mbona abantu baramena amazu bacaginga amateleviziyo, bacaginga, baracaginga, barasahura. Abadiyo burya wa mutima ntiwatuvuyemo, turawugarukanye. Buriya rero reka mbereke ikizarama kizakurenza impinga. Nibyo Yesu yigeze kuvuga ngo umuntu wibikira ubutunzi bwo mu isi atari umukire mu by'Imana aba ari umupfapfa. Iyi si yose biriya turimo kwiga bizakurwaho. Uko bizakurwaho, impamvu Imana itabidusobanurira ni kuvuga ngo nimwemere ko bizakurwaho. Uko bizakurwaho si cyo cy'ingenzi, n'igihe bizakurirwaho. Icyo uzi nuko bizakurwaho. Uhore witeguye, kuko uwo munsi uzaza nk'umujugu. Amen. Mukore, mujye muri business, mukore mushyizeho umwete, ariko mutariganya. Kabaze koko turata. Uzi impamvu? Nuko nabo bahanuzi babiri muri icyo gice cya 11 kirangira bavuga ngo ya nyamaswa ihabwa kubarwanya, irabatsinda, irabica, intumbi zabo izanika ku gasozi, ngo bamara iminsi bohererezanya impano, ngo bishimira ko babandi bababuzaga gusinzira bapfuye.
ngo barongera ijwi rihamagara barazamuka. Urabizi kuzuka ko tuzazuka, ariko ntibivuze ko bazatubabaza. Ba Petero barababambye, ba Paulo barababambye, ba Yohana barabatwitse babajyana n'i Patimo bashaje. Hano uzi uko yarangije iminsi ye ya nyuma. Abakristo bo muri Aziya uzasome, abakunda gusoma uzasome igitabo cyitwa The Heavenly Man. Avuga ukuntu bamujyanye muri gereza bakajya bamutwikisha amashanyarazi bakamushinguramo inzara bakoresheje amapensi, kuzafata akamashini kakagukurura urwara rukavamo. So bikubwira ngo nubwo dufite ubwo butwari, ariko n'iriya nyamaswa yahawe kutunesha. Reka twihangane, jyewe Imana izabikore narahavuye. Uretse ko n'ibinahansaga sinzava muri Yesu, kuko buriya reka mbabwire ikintu kimwe, ubona icyo ndangirijeho ndimo ndaronja, kandi buriya hari ikintu kimwe nasobanukiwe. Ntimugatinye icyago kitari cyaza. Nimukigeramo Imana izabaha imbaraga zo kukinesha. Interahamwe zahagaze imbere y'irembo ryanjye itariki ya 7 z'ukwa 4 1994. Ubu rero ku bwa kamere yanjye ubundi ntabwo mvegeye, muzabone ntuje umugire ngo ubundi nikomeze. Ndabona sasa abangaba ngiye gufata umuhoro, ndasohoka muri speed, ntememo nka babiri, ndangize mfe ariko mfe nk'umugabo. Hanyuma ndicara nkirimo kubitekereza, numva ijwi rirambwira ngo ugiye gupfa nk'umugabo. Rero wapfuye nka Yesu, ugapfa basabira umugisha wo gupfa uvusha amaraso. Ubu rero ugiye gutunguka imbere yanjye, ibiganza byawe birimo amaraso y'umuntu umaze gutema. Wabaretse bakakwica ukabasabira umugisha ugapfa nka Yesu. Numva ndatsinzwe, ndicara mbwira Imana, mva rero Mana umbabarire no kuba natekereje ko nshobora gukora ikintu nk'iki. Umpa imbaraga zo gupfa neza. Barinjira hariya, mpaguruke mbasanganire.